mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. none ko barayashaka ubu ngubu nona niyo mpamvu nagizemo akantu nyine kakabazo nimbanje kwitekerezaho ugatekereza yuko waza aka kanya ngahita nguhereza amafaranga 1,100 mbaye ko tajibura amafaranga uri buyameze umva ntabwo nigeze ngwiyemeraho nje ntabwo akazi ngora ndenza amafaranga 40,000 none utekereza niba ndarenza amafaranga 40,000 maginga yukabona unguje ikibazo cy'100 tumaranye igihe kingana gutya utarigeze ubimbwira urumva ayo mafaranga nayabona hediya kandi yanyishuje nonaha ntabwo nenze ko bikomeza kunkasira ngombwa nyine nta n'inshuti yawe hafi se yagutiza wenda ngiye nkazakwishyura nta misiri nkamishyura nonaha amafaranga ahangaha narimba afite amafaranga 300,000 sibyo ariko n'ay'abakozi tubagarira uzi yuko nyine ibintu by'ubukwe ntabwo wabitangira utarigeze ukora ari abakozi babagara amasaka ubwo ni ukuvuga ngo niyo mafaranga nateganyaga kugenda nishora abakozi sibyo urumva ayo mafaranga rero ntabwo nahita nyafata gutya direct ngo nguremo amafaranga 1,100 ngo nindangizanya guhereze cyaba ari ikibazo kandi kindi ni ukuvuga ngo nanjye nta kintu nakwima sibyo ubwo ndi kubona mushiki wanjye arampamagaye ndone mfite mushiki wanjye nkunda alo okay niba bageze aho ngaho ni bangahe 6 none se Kamanzi ni kuki wataje gukora nari nsi yuko ari 7 Kamanzi yajyanye umwana kwa muganga okay hari ahantu narindi mu kanya nenda gutaha ninza babwire bawe bitonze ninda mukanje ndibuze kubahereza amafaranga yabo na Kamanzi abashe kuba yavuza umwana we azasubire mu kazi kuwa mbere sister nawe ntukangekera ibintu byinshi nyine araho mba nagiye sibyo bizi se yuko nyine ndabikora uwo nguwo niwe gusa arega mu minsi iri imbere nzakwereka ibirori sibyo umva nkubwire hari akantu ndi kubona ahangaha nzakugurira umva hari akantu ndi kubona nzakugurira ni keza kagaragaza umucyo ndetse n'umwijima umuntu ugafite ntabwo namukubwira kaba kanditseho izina rye nawe nyine kazaba kanditseho izina ryawe okay sawa babwire bagire babe batuje mu masaha agiye kuza nyine tundi bubazanira amafaranga niba yufite ari makeya nyine bareke nta kibazo sibyo sana arebe Diane reka ngubwire sibyo urabizi ndagukunda sibyo kandi nta kintu nakwima 1,100 ntabwo nabibura sibyo ubu ngubu mfite 300 ahangaha
ariko ikibazo ni uko ngiye kujya kwishyura abakozi sibyo. Eh, Rero ikintu cyiza, none turi kuwa gatandatu sibyo. eh, Hari umukozi ufite umwana urwaye uyu munsi ntabwo yakoze, ngiye kugerageza ndebe ko nakishyura amafaranga, nimara kwishyura amafaranga ku wa mbere uzaze ibyo bihumbi 100 nzaba nabibonye. Siko bimeze? ese sheri. Siko bimeze? Eh, Siko biri? Sibyo? nibyo. Arega nkukundira yuko utajya umwora sibyo. Jari urangije koko, urangije koko.